Shalom muri Kristo Yesu, karibu hano ku Isengesho ribohora official. Wowe wakoze subscribe, karibu cyane. Nawe utarayikora yikore, tubane nawe mu isengesho ribasha kubohora ubuzima bwawe. Tuje gusenga isengesho ribohora ubugingo bwawe. Mu ijambo ryaciye kuri senga ubohoke, twabonye ukuntu mu isi y'abarozi hakorwa inama zo gufata ubugingo bw'abantu, ndetse nyuma y'izo nama bakazikora mu buryo bw'inyegeje rwihishwa mu isi zabo za kirozi, ku buryo udashobora kubitahura. Ndetse n'inzozi zawe ushobora kurota inzozi wajyanywe muri izo nama z'abarozi ntumenye ibyo ari byo, uko barabihisha ibyabo ntibaba bashaka ko bimenyekana. Ubugingo bwawe twabonye ko bashobora kubutega ubushya, bashobora kubutega ikigoyi kugira ngo bufatirwemo. Twabonye yuko ubugingo bw'umuntu bwafashwe, ubuzima buba bwafashwe. Ni nk'uko ushobora kuvuga ngo iyo igihugu, umurwa w'igihugu wafashwe, igihugu kiba cyamaze gufatwa. Niko bimeze no ku muntu. Ubugingo bw'umuntu iyo bwafashwe, iterambere ryiwe ryose riba ryafashwe, agakiza ke kaba kafashwe, impano ziba zafashwe, muhamagaro uba wafashwe, ejo hazaza hose haba hafashwe. Niyo mpamvu tugiye gusenga rero isengesho ribohoza ubugingo bwawe mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Turarisengera muri Zaburi ya 70, Zaburi ya 70 guhera ku murongo wa 2 kugeza ku murongo waho wa 4. Handitse ngo: Mana tebuka unkize, Uwiteka untabare. Abashaka ubugingo bwanjye bakorwe n'isoni bamware. Abishimira ibyago byanjye basubizwe inyuma, bagira igisuzuguriro. Abambwira bati aha aha, basubizwe inyuma ku bw'isoni zabo. Imana iguha umugisha. Wumvise icyanditse tugiye gusengeramo. Tugiye guhamagara Imana kugira ngo itebuke igukize, igutabare, ibohora ubugingo bwawe, ibukure hagati y'ababuhiga babushaka. Hari abashaka imigambi kurimo, hari abashaka ejo hawe hazaza, hari abashaka kugira ngo utsindwe, usubizwe hasi mu buryo bw'umwuka. Kuko bazi rero kugira ngo usubizwe hasi mu isi y'umwuka nuko bagomba gutagetinga apana umubiri, wowe muri wowe, bakareba intego zawe, bakareba ubushake bwawe, bakareba ibitekerezo byawe, bakareba amarangamutima yawe, bakareba umutima. Ibyo nibyo batagetinga, nibyo batega mu buryo bw'umwuka, nibyo bahirondera. Ibirenge byawe ntabwo barondera ibirenge by'umubiri, barondera ibirenge byawe w'imbere. Uko iyo bamaze gutahura ushaka kuva nawe ushaka kugana umugambi wawe, tageti yabo ni ukugira ngo bananize imigambi yawe. Tugiye gukora isengesho rero mu izina rya Yesu Kristo ribohoza ubwo bugingo bwatezwe ubushya, ubwo bugingo buri mu maboko y'abarozi, ubwo bugingo buri mu maboko ya Satani, ubwo bugingo buri mu maboko y'abana b'umwijima. Vuga uti: mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima, Data wa twese waremye ijuru n'isi, ciye bugufi imbere y'amaso yawe, numvise ijambo ryawe, ndigenzura nsanga ubugingo bwanjye buri mu maboko y'abantu, ari bo bagena ibyo ntekereza, ari bo bagena ibyo nkora n'ibyo ntakora. Ariko aka kanya Uwiteka nguhungiyeho, kuko uri Imana ishobora byose, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana itananirwa. Umunsi wandemaga ukanzana ndi umwuka w'ubugingo, ukantereka mu mubiri w'Uwiteka, mu mugambi wawe ntabwo harimo kumbabaza iteka. Mu mugambi wawe ntabwo hariho kunkoza isoni no kunyambika igisuzuguriro. Nizera ko mu mugambi wawe harimo kungirira neza gusa. Handitswe yuko ibyo wibwira kungirira atari ibibi, ahubwo ari byiza, kugira ngo ndememo umutima w'ahazaza. Uwiteka Mana y'icyubahiro, Mana umuremyi wanjye, Mana Data wa twese, wowe wampaye umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo nimwizera ntarimbuka, ahubwo mpabwe ubugingo. Nje nkugana muri uyu mwanya, nkabara
ucungure ubugingo bwanjye, bukure mu maboko y'abarozi babudomina. Kura ibitekerezo byanjye mu maboko y'ababishyiriyeho imipaka mu izina rya Yesu Kristo. Abagenaga ibyo ntekereza, abagenzuraga ibyo ntekereza, umuriro w'Imana ubatwike. Abanyimye umudendezo mu gice cy'ibitekerezo, bakashyira ibitekerezo byanjye mu nzimbe. Aka kanya ibitekerezo byanjye ndabibambura mu izina rya Yesu. Ndabambura ibitekerezo by'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ndabambura ibitekerezo by'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Abambohesheje ibihoherano, bakambohesha ibitongero mu ntekerezo, zigahora zinjabuka singira ibitekerezo bihamye, uyu munsi wa none ndabibohoza. Ndabohoza ibitekerezo byanjye by'iterambere mu by'umwuka no mu by'umubiri. Ndabohoza ibitekerezo byanjye, ndabikura mu kigoyi cyose byatezwe mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Ndabohoza umutima wanjye kwa jina la Yesu, uwo banangira, uwo baboroka, kugira ngo umutima wanjye ntukacire ijambo ry'Imana, ntukacire ibimfitiye umumaro. Kwa jina la Yesu mbohoje umutima wanjye, abawuboshye, abawushitse, abawuhambiriye, abawuhiga n'abawuhigira imihigo. Malayika w'Uwiteka bagenzi, inzira zabo zihinduka ubunyerezi. Handitswe yuko ahari bazaterana, ariko uzateranira wese azagwa arya nzize. Aka kanya Uwiteka abateranye gutsemba ubugingo bwanjye, kwica ubugingo bwanjye, abateraniye kwangiza ejo hanjye kwa jina la Yesu Kristo no kurwanya ejo hanjye aho wangeneye, abo ubona ku manywa na nijoro bakurikirana ibirenge byanjye, bakurikirana intambwe zanjye kugira ngo bazitsinde hasi. Abo bose ijisho ryawe rirabarora, ijisho ryawe rirabarora, bose urababona. Yaba ari mu miryango yo mvuka murabarora, hanze y'umuryango urabarora, mu gihugu mw'imbere urabarora, hanze yacu urabarora, ikuzimu urabarora, mu baturanyi urabarora, mpande n'impande urabareba. Kwa jina la Yesu Kristo bahigiye imihigo yuko badafite kurya, yuko badafite kunywa, keretse igihe babonye maze kunanirwa, babonye maze gutsindwa, cyangwa se basubije hasi imibereho yanjye. Ndi mu mwuka, imbaraga zawe ndazambaza. Uwiteka kura icumu mu ntagara, wimimire abagenza ubugingo bwanjye, wimimire abagenza ejo hanjye, abagenza intambwe zanjye, abagenza ubugingo bwanjye, abagenza imishinga yanjye. Aba bose barwanya umushinga wo muri nge, barwanya umushinga wo muri he, abarwanya mwami kwiga kwanjye, gutera imbere kwanjye, kwaguka kwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Abarwanya ibyiza wanteganyirije muri aya masaha, bavuze yuko ntagomba kubigeraho kuko mu mwuka bumva bamfite, bumva bafite ubugingo bwanjye, ndabubambura mu izina rya Yesu Kristo. Ndabambura umutima wanjye, ndabambura ubwenge bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndabambura amarangamutima yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Abambitsemo amaganya, abambitsemo kwiheba, abambitsemo agahinda, abambitsemo ubwoba, aka kanya ndipakururamo ibyo bashyize mu marangamutima yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndasohora amarangamutima akomeretse, ay'ubwoba, ayo kwiheba, ay'amaganya, ayo gusuza umutima, ndayasora muri nge zina rya Yesu Kristo. Ndayasora muri nge zina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo mwisi y'umwuka, ye wa mugore we, ye wa mugabo we, ye wa musore we, ye wa mukobwa we, ye wa mukecuru we, ye wa musaza we, wowe wadominaga marangamutima yanjye ukoresheje uburozi bwawe, ndagutwikana n'uburozi bwawe. Rekura amarangamutima yanjye zina rya Yesu Kristo. Rekura amarangamutima yanjye zina rya Yesu Kristo. Rekura amarangamutima yanjye zina rya Yesu Kristo. Rekura ubushake bwanjye, ye wa mwuka we, ye wa murozi we wari warateze ikigoyi ubushake bwanjye, ufata imigambi yanjye, ufata imishinga yanjye, umbuza gufata ibyemezo katika Yesu. Rekura ngira ubushobozi bwo kumegira amahitamo katika Yesu. Rekura ngira ubushobozi bufata ibyemezo aho bikwiriye. Ndekura mu izina rya Yesu Kristo, ndekura mu izina rya Yesu Kristo. Mu mwuka
umwuka wafashe mpiri bugwate umwami Yesu Kristo wamfashaho bugwate agafataho bugwate imishinga yanjye agafataho bugwate ibyemezo byanjye ntabacemera ko mfata ibyemezo bibereye bihuye n'ukuri bihuye n'umugambi w'Imana bihuye n'ubushake bw'Imana. Yewe wamurozwe ndekura mu izina rya Yesu Kristo muri benshi marayika w'iteka batatanye muri benshi uwiteka bateze kugwa imbere yanjye mu izina rya Yesu Kristo kuko handitswe yuko naho intambara yambaho no muri yo ntazatinya nzikomeza umutima mu izina rya Yesu Kristo kuko handitswe yuko abanyabyaha ubwo banteraga kumaraho bose basitare rimwe baragwa abari banteye bagwira icyarimwe mu izina rya Yesu Kristo musitare icyarimwe mu izina rya Yesu Kristo abari bateze njye umwuka bakantega ikigoyi mu mwuka kugira ngo nkigwemo ntacyo nkiguyemo nibo bakiguyemo bararimbutse mu izina rya Yesu Kristo bararimbutse mu izina rya Yesu Kristo abari bateze ikigoyi kwa jina la Yesu Kristo imishinga yanje imihamagaro yanje inyenyeri zanje mu izina rya Yesu Kristo igikundiro cyanje kwemerwa kwanje kugira ngo babyigarurire gushishoza kwanje kureba kure kwanje ukuboko kwanje kwiza intambwe zanje mu izina rya Yesu Kristo ubwenge bwanje uyu munsi wa none abumvaga yuko bagomba kumfata mu mwuka bakankokora bakancucura bakanyiba iby'Imana yanteretsemo aka kanya umuriro w'Imana utwike imigambi yabo. Handitswe yuko Uwiteka ajya yica imigambi ncakura kugira ngo zidasohoza imirimo amaboko yazo kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo imigambi ncakura imigambi ncakura nayisenya nayiburizamo mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Uwiteka ndatatanya abateraniye kurwanya ubugingo bwanjye kurwanya imibereho yanjye abateraniye kumfata mu mwuka kwa jina la Yesu Kristo ndabatatanya mu izina rya Yesu Kristo. Handitswe yuko ahari bazaterana ubuzanterana wese azagwa ari azize kandi ururimi ruzamburanya rwose nzarutsinda kwa jina la Yesu. Ndatatanya bari bateraniye kugusha ubuzima bwanjye hasi gusubiza ubuzima bwanjye hasi ku nkozi isoni abari bagambiriye kugira ngo ngire igisuzuguriro mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze mwami katika jina la Yesu abashaka ubugingo bwanjye bakorwe n'isoni kano kanya bamware mu izina rya Yesu Kristo. Abishimira ibyango byanjye basubizwe inyuma bagira igisuzuguriro abambwira bate aha basubizwe inyuma kubw'isoni zabo mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo basubizwe inyuma kubw'isoni zabo kwa jina la Yesu Kristo. Baturuka mu majyepfo baturuka mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba kwa jina la Yesu mwana w'Imana nzima mu mujyi rwagati aho baturuka bose abantera bose abandondera bose barondera ibirenge byanjye barondera ubugingo bwanjye barondera uwonde mu mwuka barondera ibisubizo byanjye badashaka yuko mbasha kuzamuka mbasha kujya imbere mbasha kugera ku mugambi w'Imana mbasha kugera kuri destination yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo basubizwe inyuma kwa jina la Yesu Kristo. Baturuka mu maraso yaho nkomoka abaturuka mu maraso yaho mvuka abari abaturanyi abo twiganye abo twasenganye ndi mu mwuka nkoze umukwabo wo gushakisha no gusaka abanzi banje n'ababisha banje mu isi y'umwuka bandeba ijisho ribi mu isi y'umwuka bankurikiza imivumo mu isi y'umwuka bankurikiza ibyago bankurikiza amakuba kwa jina la Yesu. Data wa twese uyu munsi basubizwe inyuma mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi basubizwe inyuma uyu munsi bakorwe n'isoni munsi bamware abishimira ibyango byanjye basubizwe inyuma bagira igisuzuguriro mu izina rya Yesu Kristo. Wabambwe gapfa kazuka ndatura ngo mwana kwa jina la Yesu Kristo umwana w'Imana nzima abacu kwibyobo abacu kwinzobo ndende kugira ngo bazintemo kugira ngo bazinjugunyemo nk'uko iteka bene se wa Yozefu bamutaye mu rwobo rutagira amazi. Ndatura kugira ngo mu
umwuka wese wantaye mu rwobo, urwobo rw'ubukene, urwobo rw'ibibazo, urwobo rw'ibigeragezo, urwobo rutagira amazi, wacina Yesu Kristo, abajugunye inyeri yanjye mu rwobo rutagira amazi, abajugunye ubutunzi bwanjye mu rwobo butagira amazi, abishejo hanjye kwa jina la Yesu, bahitishije imbaraga z'abazimu, imbaraga z'amajini, imbaraga z'imyuka mibi, imyuka y'abakurambere bapfuye, abasenga bapfuye kwa jina la Yesu Kristo, abaza gutera amazi y'abapfuye ku nzu aho ndyamaho ntuye, jina la Yesu, bumva ko bari kwica ejo hanjye, abakora ibitaramo bagaterana ku bwanjye, abahize imihigo itandukanye nk'uko tubonye abayuda bahigiye Pawulo, bakarahirira yuko batagomba kurya, batagomba kunywa kugeza igihe bamwiciye. Uwiteka nanjye abampigiye batajya baryama, batajya basinzira, iyo babonye nshizweyo bumva ko ari cyo gihe cyabo cyo kugaba ibitero, bumva ko ari cyo gihe cyabo cyo kuza kundoga. Abo bose Uwiteka batajya baryama, batajya basinzira, marayika w'Uwiteka abagenze, inkota y'Uwiteka ibacemo kabiri. Ijambo riravuga ngo wima amaraso ye, wima inkota ye, amaraso ye avumwe. Ni wowe wabivuze mu ijambo ryawe, kandi wavuze yuko katika jina la Yesu wabambwe agapfa kazuka, nk'umupfumu, umushitsi n'umurozi ntibakabure kwicwa, kandi amaraso yabo n'urubanza rwabo rube kuri bo. Buri murozi wese uroga ubuzima bwanjye, buri murozi wese ushakisha ubuzima bwanjye, gashakisha ubugingo bwanjye, wakoze indererwamo miruwari za kirozi andeberamo, ndazisenya, ndazisenya. Jina rya Yesu Kristo, wapfuye akazuka undeberera muri ekara zikuzimu, ndazijanjagura. Jina rya Yesu Kristo, wapfuye akazuka wazanye iminara agashyira ku nzu yanjye, ku cyumba cyanjye. Jina rya Yesu Kristo, miruwari akashyira ku cyumba cyanjye kugira ngo nkurikirane. Jina rya Yesu Kristo, zo miruwari ndazimena mu mbaraga y'Umwuka Wera. Uwiteka, uyu munsi mbohora, umunsi mbohora, umunsi mbohora. Cungura ubugingo bwanjye, bukure mu mutego, bukure mu maboko y'abapfumu, bukure mu maboko y'abarozi, bukure mu maboko y'ababukontorolaga. Jina rya Yesu Kristo, jina rya Yesu Kristo, jina rya Yesu Kristo. Uwiteka, bari barandemeye isi y'imibabaro, isi y'amakuba, isi y'ibyago, isi yo gusuza umutima, aho ngaho isi y'imikoshi niho bari banaretse. Aka kanya ntandukanya n'umwami w'abami n'isi yabo y'imibabaro, iyo bankoreye, iyo banteretsemo, mu izina rya Yesu Kristo, yabo bwite itari y'uwawe Uwiteka. uyu munsi nditandukanya, nditandukanya n'isi y'imibabaro yabo. Jina rya Yesu Kristo, nditandukanya n'isi y'ubwoba bwabo. Jina rya Yesu Kristo, nditandukanya. Jina rya Yesu Kristo, nitandukanyije n'isi y'imibabaro yabo, n'ibyago byabo, n'amakuba yabo. Jina rya Yesu Kristo, wapfuye akazuka, reka uduhigo bari barahigiye dupfa ubusa, imihigo yose bari bafitiye ubuzima bwanjye, ubugingo bwanjye, iyo mihigo yabo ihinduka ubusa mu izina rya Yesu Kristo. Mwana w'Imana nzima, bamwari uyu munsi bakorwe n'isoni, basubizwe inyuma uyu munsi, basubizwe inyuma uyu munsi, basubizwe inyuma kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wabambwe agapfa kazuka. Uwiteka, tuma abamarayika b'intambara z'umwuka badatsindwa, batarambirwa, badasigira ubwoba, batabasha gusubira mu ijoro ntacyo wakoze. Bohereza iwanjye ntibasubire mu ijoro batamazeho abanzi banjye n'ababisha banjye, abo nzi nabo ntazi, marayika n'abagenzi, abo mbona nabo ntabona, marayika n'abagenzi, mu izina rya Yesu Kristo. Mwana w'Imana nzima, abaturuka mu bihugu bya kure, abaturuka muri karitsiye yaho ntuye, abaturuka mu muryango mvukamo, mu izina rya Yesu Kristo, cyangwa se mu ntara mvukamo, katika jina wabambwe agapfa kazuka. Abo twadukorana ntabazi, Satani abakoresha kugira ngo bangire nabi, abo n'abasengana nabo Satani akabakoresha kugira ngo mwami batsinde ubugingo bwanjye, babukubita hasi. Ndi mu mwuka. Uwiteka, Uwiteka, ohereza marayika
Mikayire ahangane n'ababisha banje n'abanzi banje mu izina rya Yesu Kristo, abatsindishe kuboneka kwe, abatsindishe imbaraga ze katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wahambwa gapaka zuka mbohoje ubwenge bwanjye bari baranjije mu izina rya Yesu Kristo, mbohoje emotion zanjye bari barononye mu izina rya Yesu Kristo, mbohoje imigambi yanjye n'ibitekerezo byanjye bari barononye mu izina rya Yesu Kristo. Uhereye umunsi wa none ngize ubushobozi bwo kwiyobora, ngize ubushobozi bwo kugambirira nkashyira mu bikorwa ibyiza byose biri mu mutima wanjye katika jina la Yesu. Mwana w'Imana nzima, nitandukanyije n'imikoshi yabo, nitandukanyije n'imyaku yabo. Niba unyumva uri umusinzi, barakubohesheje ubusinzi, barakubohesheje ubwoba bwa hato na hato, barakubohesheje umwuka wo guhuzagurika, kudafata ibyemezo, kutagira icyo wiyitaho, ugasanga n'iby'agaciro ntubyitaho. Uwo mwuka wo kutagira icyo witaho usenye, urimbure ku buzima bwawe. Aturite wa mwuka we utuma nagira icyo nitaho, ndakuvuma, va ku bugingo bwanjye, va ku bugingo bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Bwira uwo mwuka w'ubwoba ukure kure mu izina rya Yesu Kristo. Wahambwe gapfa kazuka, bwira izo nyatsi zigucikeho mu izina rya Yesu Kristo. Izo nyatsi zo mu bitekerezo nizishye, nizikongoke. Uwo mwuka wo kwibagirwa wature kuhiye, watureho kurimbutse, utandukanye nawe mu izina rya Yesu Kristo. Atura ko mwuka katika jina la Yesu. Mwana w'Imana nzima, wo gushidikanya uyu munsi utsinze, uyu munsi ukubise hasi, atura kubohotse, atura kuba hawe ubuzima, atura ku bugingo bwawe bukuwe mu maboko y'ababuhambiriye ku bicaniro byabo mu izina rya Yesu. Ndagusengera nanjye nk'umukozi w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ubugingo bwawe nibukurwa kurubaho, bukurwa mu maboko y'uwo mugabo, y'uwo musore, y'uwo mukobwa, y'uwo mugore mu izina rya Yesu Kristo. Uwo mugore w'umurozi, uwo mugore w'umurozi, rekura ubugingo bw'umugore, rekura ubugingo bw'umugabo, rekura ubugingo bw'umusore, rekura ubugingo bw'abantu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nohereje umuriro, nohereje umuriro, ndi mu mwuka, nohereje umuriro njye ubwanje, ndi ibirimi by'umuriro. Handitswe yuko abamarayika baremwe mu buryo bw'imiyaga, ariko abakozi w'Iteka twahinduye ibirimi by'umuriro. Ndi mu mwuka, nihinduye ibirimi by'umuriro imbere yawe. Uyu mugabo, uyu mugore, uyu mukobwa, uyu mwana muto wamuteranye amagini n'imizimu, umuterana myuka y'amadayimoni katika jina la Yesu. Ngenda gutera mu izina rya Yesu Kristo. Wahambwe gapfa kazuka, wacunguye ubugingo bwanjye, ndagutegeka rekura uyu muntu, ndagutegeka rekura uyu muntu, rekura ubugingo bw'uyu muntu aho wabuzirikiye, ahariho hose burekure mu izina rya Yesu, burekure mu izina rya Yesu. Rekura ubugingo bw'umuntu, rekura ibitekerezo by'umuntu, rekura ubwenge bw'umuntu mu izina rya Yesu Kristo. Rekura imyumvire ye mu izina rya Yesu Kristo, rekura amahitamo ye mu izina rya Yesu Kristo, rekura ejo hiwe mu izina rya Yesu Kristo. Wewe wafasheje uyu muntu, harekure mu izina rya Yesu. Ndagutegeka mu butware nahawe muri Kristo Yesu, ubutware bwo kanage inzoka na scorpion n'imbaraga zose z'umwanzi, aho Luka 10:18. Ndagutegeka rekura ubugingo bw'umuntu, bubohoke bucire mu izina rya Yesu Kristo. Burekure wewe wafatiye mu nyanja, ukabuzirikira mu nyanja, ndabuvanayo. Wa bugingo we bwari buri mu nyanja, ndabukurayo mu izina rya Yesu Kristo. Ubugingo bw'uyu mugabo, ubugingo bw'uyu musore, ubugingo bw'uyu mukobwa, ubugingo bw'uyu muntu bwari buboheye mu cyari, mbuvanyeyo mu izina rya Yesu Kristo. Buboheye mu gishanga, mbuvanyeyo mu izina rya Yesu Kristo. Bwashyizwe mu gacuma, mu icupa, mu kabati, muri plafo, muve mwa bugingo mwe mu izina rya Yesu Kristo. Wabambwe gapfa kazuka, ndatura ngo ubugingo bwawe buvawe mu maboko y'umwana w'umwijima, y'umurozi. Nachiga upofu kwake, ewe mchawi, na kupiga upofu, na kupiga upofu, pigwa upofu. Malaika wakuchinje, malaika wakukatekate kwa upanga. Ndatura ngo abamalaika bacimitwe imyuka y'abarozi yizerera, ibungagira, shakisha abo yigirira nabi. Rekura ubugingo bw'abantu bubohoke kuko Imana ibushaka. Urakoze mwami kubohoye ubugingo bw'abantu bawe, kandi ukabubatuye, ukabubukuye mu maboko y'ababutotezaga mu izina rya Yesu. Ubukuye mu maboko y'ababutotezaga kwa Jesus.
ubugingo bw'uyu muntu buvanywe mu maboko y'ababugenzaga, y'ababukurikiranaga, y'abari babuteze ubusha, babuteze ikigoyi. Ikigoyi kiracitse, ubugingo bw'uyu mugabo bukuwemo. Ikigoyi kiracitse, ubugingo bw'uyu mukobwa bukuwemo. Ikigoyi kiracitse, ubugingo bw'uyu musore bukuwemo. Ikigoyi kiracitse, ubugingo bw'abantu bari ku isengesho ribohora ofisho burabohotse, kwacinara Yesu, kwacinara Yesu, kwacinara Yesu. Uwari wasabye ubugingo bw'uyu muntu kugira ngo abudahure, abuvidure, abukuremo umunezero, ngo abukuremo ibyishimo, abukuremo imigambi myiza, ngo abuterekemo imigambi mibisha, kwacinara Yesu, kwacinara ubugingo bw'uyu muntu. Mgambuye umurozi, mgambuye umupfumu, mgambuye umwana w'umwijima, mbweguriye Yesu Kristo wabucunguye akabutanga ikigozi cy'amaraso ye. Biciye mu maraso Yesu Kristo akira kubohoka, akira gucungurwa k'ubugingo bwawe. Ibitekerezo byawe biracungwe mu izina rya Yesu, amahitamo yawe aracungwe mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Umutima wawe uracungwe mu izina rya Yesu Kristo wambwe agapfa kazoka. Ibitekerezo byawe, ubushake bwawe, imishinga yawe, imigambi yawe, impano zawe mu izina biracunguwe n'amaraso Yesu Kristo katika jina la Yesu. Inyenyeri yawe, igikundiro cyawe, kwemerwa kwawe, ngendo zawe, destination yawe iracunguwe mu izina rya Yesu. Turayicungura, tuyicunguje amaraso Yesu Kristo yamenetse ku musaraba. Acira gucungurwa k'ubugingo bwawe. Byizere ko Yesu abuvanye mu maboko y'umupfumu, yuko Yesu abukuye ku maboko y'umurozi, ko Yesu abukuye ku maboko y'ababuhigaga mu mbaraga y'umwuka wera. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Aturuta ndabohotse, aturuta ubugingo bwanjye bukuwe hagati y'abagome n'abagambanyi, kandi ababisha banjye n'abanzi banjye basubijwe inyuma, basubijwe inyuma, basubijwe inyuma mu izina rya Yesu Kristo, basubijwe inyuma mu izina rya Yesu Kristo, basubijwe inyuma. Zaburi ya 35 atura ko basubijwe inyuma mu izina rya Yesu Kristo. Muri Zaburi ya 35 kuva ku murongo wa mbere aturuti ewe iteka endi ngabo nini uhagurukire kuntabara, kandi ushingura icumu mu ntagara, wimire abangenza, ubwira umutima wanjye uti ni wowe gakiza kawe. Abashaka ubugingo bwanjye bamware bagira igisuzuguriro, bajya inama yo kungirira nabi, basubizwe inyuma, baterwa ipfunwe izina rya Yesu Kristo. Babara umuryango, abo muri quartier, abo dukorana, abo twasenganye, abo twagendanye, izina rya Yesu Kristo. Abajya inama yo kungirira nabi, kumfungisha, kumparabika, kunyononera izina, kurivuga nabi, abo bose basubizwe inyuma, baterwa ipfunwe izina rya Yesu Kristo. Wabambwe agapfa kazuka, babe nk'umurama utumurwa n'umuyaga, kandi marayika w'Uwiteka undwanirira abirukane izina rya Yesu Kristo. Inzira yabo ibumwijima n'ubunyerere, inzira y'abaruzi bangenza, y'abagome bangenza, y'abanyamashyari bangenza, y'indyarya zingenza, y'abagizi ba nabi bangenza. Inzira yabo ihinduka umwijima, ihinduka ubunyerere, kandi marayika w'Uwiteka abagenze mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Kuko bantegeye ikigoyi kubushya badafite impamvu, kandi badafite impamvu bateze ubugingo bwanjye ubushya. Vuga uti mu izina rya Yesu, abateze ubugingo bwanjye ubushya ngo babutsembe, ngo bamanure ikuzimu, babukubite hasi uyu munsi, bamware munsi, bakorwe n'isoni mu izina rya Yesu Kristo. Kurimbuka kw'abandwanya kubatungure, ikigoyi bateze abari bo bagifata, imitego banteze abari bo bayigwamo mu izina rya Yesu Kristo. Bagwe muri iyo mitego, barimbuke mu izina rya Yesu. Bagwe muri iyo mitego, barimbuke mu izina rya Yesu. Nibwo umutima wanjye uzishimira Uwiteka, nkishimira agakiza ke mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Urakoze mwami kubohoya aba bantu, kutabaye aba bantu. Uyu muntu dusenganye, ndagushimiye ko umutaye, ndagushimiye ko umwibutse, ndagushimiye ko mwami ubugingo bwe ubukwiye mu maboko y'uwabugenzaga, ndetse waburushaga imbaraga, y'uwaburushaga amaboko, iyo umuntu akaba atabawe nawe kandi abohowe nawe. Amashimwe n'icyubahiro bikugarukire mu ijuru no mu isi, mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka dusabye twizeye. Amen, 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 amen. Zamurira Imana yawe icyubahiro aho uri.